Ndagushuhuje nshuti muvandimwe na mushiki wanjye, amahoro ava ku mwami Yesu abane nawe. Turi mu bihe biheruka amateka y'iyi si, turi mu bihe bikomeye, turi mu bihe by'ishiraniro. Buri wese asabwa gukiza amagara ye. Nyamara hari abakunzi isi kuyirutisha Imana. Ibyo rero bizarangira barimbutse nibatihana. Gusa ntabwo ari byo mbifuriza. Ndabifuriza ko mwakwihana mugahindukirira umwami Yesu, akabana namwe mukabana nawe, mukamwimika. Ibyo mwibwira bikarangira, ahubwo Yesu Kristo akaba ari usigara akora. Nishimiye rero uyu mwanya Imana impaye kugira ngo tuganire ku byanditswe byera ndetse n'ibirimo birabaho, present events, ndetse n'ibyenda kubaho, future events. Uwiteka abane natwe. Reka dusenge Imana. Data mubyeyi udukunda, duciye bugufi imbere yawe, udukorere ibyo ushaka. Nta kindi dusaba ni uguhishurirwa ibyaha byacu no kubibabarirwa. Ubwo iminsi y'imperuka idusatiriye, duhe kuba abanyabwenge kandi uduhe kugendera mu kuri kw'ijambo ryawe, mu izina rya Yesu Kristo, amin. Iyo dusomye igitabo cy'ibyahishuwe igice cya 13, tuhasanga iby'inyamaswa ebyiri. Inyamaswa ya mbere yavuye mu nyanja, inyamaswa ya kabiri yavuye mu gitaka. Kandi muri Daniyeli igice cya 7 umurongo wa 17 hagaragaza ko ubusobanuro bw'ijambo inyamaswa ari ubutegetsi. Iyo usomye ibyahishuwe igice cya 17 ku murongo wa 15 hagaragaza neza yuko amazi menshi asobanura abantu b'indimi z'amoko menshi n'amahanga menshi. Kandi iyo ufashe amazi menshi ukayateranya ahinduka inyanja. Bisobanuye ko ubu butegetsi bwavuye mu nyanja, bwavuye ahari hatuwe cyane. Nta handi ro hari hatuwe cyane uretse mu Burayi. Nanone iyi nyamaswa yavuye mu gitaka isobanura ko hari abantu bari bavuye ahadatuwe. Iri shyanga rikaba ryarakomotse ahantu hatari hatuwe. Iyo tugiye mu mateka dusanga hari abantu barenganijwe na Kiliziya Gatulika cyangwa se ubupapa, maze bagahunga bakava mu Burayi bakajya gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iryo ni ryo shyanga ryatuye ahari hatuwe na bake cyangwa se ahatari hatuwe, hanyuma cyitwa ishyanga ryavuye mu gitaka, ariyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikibabaje giteye agahinda kandi giteye ubwoba, iri shyanga ryahawe umugisha n'Imana kubera kwishyira ukizana no guharanira umudendezo w'umutimanama w'abari batuye uyu mugabane. Imana yabahaye umugisha pe, ibakorera ibikwiriye. Nyamara bishoje iri shyanga ari ryo rigiye kurimbura ubwoko bw'Imana. Iri shyanga ari ryo rikandamije abantu,
iri shyanga ryo rishyize mu bikorwa ibyo Roma yakoze. Kubera iki? Ntabwo Roma ishobora kongera gukandamiza abantu no kubayoboza igitugu no kubica, ahubwo ifite umukozi ari we Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi nyamaswa yavuye mu gitaka rero niyo igomba gushyira mu bikorwa ibyo inyamaswa yavuye mu nyanja byose ishaka, ariko kwica abatayiramya bose. Iyo dusonye ku murongo wa 16 w'iki gice cya 13 cy'ibyahishuwe, haranditswe ngo itera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga. 17 kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Hari ibintu bitatu umuntu agomba kugiramo kimwe cyonyine kikamuha uburenganzira bwo kugura, kugurisha ndetse kikamuha serivisi yose akeneye muri iyi si. Agatega imodoka, akajya kwivuza, mbese serivisi zose isi itanga ikazimwemerera. Nyamara ku rundi ruhande hari abatabikozwa. Aba nabo bagomba guhura n'akaga gakomeye cyane, bakabuzwa ingendo, kugura, kugurisha, mbese bagasigara batunzwe n'ububasha bw'Uwiteka. Igihe kikagera bakirukanwa mu mazu bari barimo, hanyuma nyuma yaho bakanicwa. Ibi byose nibyo abategetsi b'isi barimo barategura nk'uko tugiye kubireba. Ku murongo wa 18 haravuga ngo aha niho ubwenge buri. Ndagira ngo uca akarongo kuri iri jambo ubwenge. Ibi bintu nta muntu n'umwe udafite ubwenge mvajuru ushobora kubisobanura cyangwa se kubisobanukirwa, kubera yuko ni iby'abanyabwenge nyine. Kandi muri iyi minsi y'imperuka abanyabwenge nibo bagomba kumenya ngo harimo haraba ibi, tugeze aha, dukate aha, turye gutya, tunywe gutya, twambare gutya, tuvuge dutya. Mbese abanyabwenge mu minsi y'imperuka ntabwo ari ubwenge bw'isi, kuko ibyanditswe byarabimbwira yuko ubwenge bw'isi Imana yabuhinduye ubupfu. Aha niho ubwenge buri. Ufite ubwenge aba ari umubare w'iyo nyamaswa, kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. Hari aho ibyanditswe byera bivuga ko uyu mubare warangaga Salomo. Nyamara kandi uyu mubare 666 uwo mu minsi y'imperuka ugomba kuba ufitwe n'umuntu wishyira hejuru y'Imana. Ninde wishyira hejuru y'Imana utari papa ngo ni nyir'ubutungane? Nta hantu na hamwe twigeze tubona Salomo yiyita nyir'ubutungane, ahubwo byarangiye agororewe ahawe ikamba ry'ubugingo. Nyamara uyu we yiyita nyir'ubutungane uri mu cyimbo cy'Imana, nk'uko abyivugira n'inyandiko zabo zikabihamya. Rero abanyabwenge nibo bazamenya ibi ngibi. Uyu mubare ni uw'ubupapa. Tugiye gusoma muri Daniyeli igice cya 12 turebe icyo ibyanditswe byera bivuga. Daniyeli igice cya 12 havuga ngo iki? Daniyeli igice cya 12 havuga iki ku bijyanye n'ubwenge? Nyuma yo gusoma muri Daniyeli, turasoma muri Yobu igice cya 28 umurongo wa 28. Daniyeli igice cya 12 umurongo wa 10 haranditswe ngo benshi bazatunganywa bazezwa,
gutunganywa no kwezwa bikorwa bite? Ni ibigeragezo, na akarengane abana b'Imana bagomba kunyuramo. Bazacishwa mu ruganda, umva, bazababazwa ku rwego rukomeye, kandi byaranatangiye, ntabwo ari ibizaza kera. Ariko ababi bazakomeza gukora ibibi. Ababi bazakomeza gukora ibibi, kandi nta n'umwe muri bo uzayamenya, ariko abanyabwenge bazayamenya. Ijambo ry'Imana rivuze ko nta n'umwe muri bo, muri abo bakora ibibi, uzayamenya, ariko abanyabwenge bazayamenya. Abanyabwenge ni bantu ki? Ni abafite impamyabushobozi z'ikirenga mu by'isi? Oya, reka turebe icyo ijambo ry'Imana rivuga. Yobu igice cya 28 umurongo wa 28. Hari amagambo tugiye kureba avuga ku kijyanye n'ubwenge bw'ukuri. Ni nabwo nkwifurije, ubw'isi bwo burimo burarangira. Makumyabiri n'umunani umurongo wa 28 haranditswe ngo, maze ibwira umuntu iti, dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Iyo wubashye Uwiteka uba uri umunyabwenge, kandi uretse ibyaha uba uri injijuke. Nyamara abantu benshi uyu munsi bitwa injijuke, birirwa bagotomera ibyaha nk'abanywa amazi. Abo ntabwo ari injijuke, ahubwo ni injiji. Abumva ibyo Umwuka avuga nibo bumva ibingibi, naho abatumva ibyo Umwuka avuga babyita ibitutsi. Maze bwira umuntu iti, dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ngubu ubwenge mvajuru Imana ishaka ko tugira. Ngubu ubwenge nkwifurije, kandi nanjye nkabwiyifuriza. Tugiye kuganira ku ngingo ivuga ngo digital ID, cyangwa se indangamuntu y'ikoranabuhanga. Iyo bavuga yuko ije gukemura ibibazo by'ubukene biri ku isi, ndetse n'ibibazo by'ubujura n'ibindi byose bibujije umutekano abatuye isi. Nyamara reka mbabwire, ikintu kibujije umutekano abatuye isi ni icyaha cyonyine. Digital ID, agace ka systeme rusange, cyangwa se igice cya systeme rusange. Digital ID ni kimwe mu bikoresho bifatika byifashishwa mu gushyira mu bikorwa agenda ya 2030 nk'uko bitangazwa n'umuryango w'abibumbye UN, United Nations. Digital ID, cyangwa se indangamuntu y'ikoranabuhanga, ni kimwe mu bikoresho bifatika byifashishwa mu gushyira mu bikorwa the Great Reset, impinduka zikomeye, nk'uko bitangazwa na World Economic Forum. Niyo gahunda y'isi yiswe Fourth Industrial Revolution, impinduramatwara ya kane mu by'inganda. Ibyo Digital ID ikora, cyangwa se iby'indangamuntu y'ikoranabuhanga ikora, kumenya umuntu wese binyuze mu buryo bwa biometric. Ni ibimenyetso ndangamiterere, biometric identifications, mu ruhanga,
mu kiganza cyangwa se intoki, irisi cyangwa se imboni, ndetse na DNA n'ibindi. Nibyo bakoresha kugira ngo bamenye ibimenyetso ndangamiterere byawe. Ni ibi ngibi: kwandika amakuru yose yerekeye umuntu mu buryo buhuje: health, ubuzima; banks, amafaranga; schools, amashuri; vaccines, inkingo, ndetse n'ibindi. Icyitonderwa: digital ID cyangwa se indangamuntu y'ikoranabuhanga izagaragaza niba warakingiwe cyangwa utarakingiwe. Niba warabeshye ntukingirwe ugatekinika, bakaguha amakarita ngo ubone uburyo uhita mu mayira ugenda uyerekana wubakiye ku kinyoma, ndakugira inama yo kwihana imbere y'Imana. Warangiza ugafata iyo karita watekinitse ukayisubiza abayiguhaye. Niba warakingiwe nkeya, umubare udashyitse, iyi ndangamuntu izabigaragaza rwose. Niba utarafashe na rumwe, woweho uri uwo gupfa, kubera yuko isi ntigushaka. Guhuza abantu bose na systeme imwe mpuzamahanga. No one left behind. Nta numwe usigaye inyuma. Nta numwe usigaye inyuma. Ibi bintu tubibabwiye hakiri kare, kuko mu minsi igiye kuza bigiye gutangira. Rero hari igihe nta buryo buzaboneka bwo kubibabwira. Niyo mpamvu kubwo guhatwa n'umwuka w'Imana inshoboje kugira ngo mbibabwire, mbibamenyeshe hakiri kare. Nibibaho utazavuga ngo ntiwabimenye. Agenda ya 2030, umusingi wa gahunda mpuzamahanga. Ni gahunda yemejwe na Loni, UN cyangwa United Nations muri 2015. Igizwe n'intego 17 z'iterambere rirambye, Sustainable Development Goals, SDGs. Harimo no poverty. Icyambere nuko nta bukene buzabaho muri 30 abantu nta batazaba ari abakene. Nyamara ibyanditswe byera bisenya iki kinyoma bashyize ahagaragara. Iyo usomye muri Matayo igice cya 26 umurongo wa 11, reka twumve icyo Bibiliya ivuga. Icyo Bibiliya ivuga kirakomeye cyane kuruta icyo abantu bavuga. Matayo igice cya 26 hari amagambo avuga ngo 26 umurongo wa 11 haravuga ngo abakene muri kumwe nabo iteka, ariko jyeweho ntituri kumwe iteka. Wabyumvise ko abakene turi kumwe nabo iteka? None ngaba barashaka kurwanya ubukene muri 2030 bakaba baburanduye rwose. Ibyo ngibyo ni mission impossible, ntibizashoboka. Icyo cyari icyambere. Quality education, uburezi bufite ireme. Uko imyaka igenda yicuma, aho kugira ngo uburezi bugire ireme ahubwo burapfa. Injiji zikagwira. Uko amashuri menshi yubakwa niko n'injiji zigwira, cyangwa se abadashoboye bagwira. Ndabaha urugero. Niba uyu munsi umunyeshuri wo mu mashuri abanza ashobora kurangiza umwaka wa 6 atazi kwandika izina rye, mbese ubwo burezi bufite ireme burarifite koko? Imana iduhumura amaso kandi iduhe gushishoza no kureba kure. 3. Good health,
ubuzima bwiza. Ubundi isi ni kubwira ko irimo iragutegurira ubuzima bwiza, ahubwo uzamenye yuko ibintu bigiye kuba bibi bigiye guhinduka umwaku, kubera yuko isi nta kintu kizima itanga. Igihe cyose ibyo bakora bitisunze imbaraga y'Imana, ahubwo bakabikora ku bushake bwabo n'ubwenge bwabo, birangira ibyo bitaga ubuzima bwiza bibaye ubuzima bubi budafite intego. Climate actions, ibikorwa bijyanye n'imihindagurikire y'ikirere. Aha rero, ahangaha iyo havuzwe climate action, ni ibikorwa byose bigamije kubungabunga imihindagurikire y'ikirere no kuyirwanya. Noneho harimo n'itegeko ry'icyumweru. Climate actions. Gender equality, uburinganire. Ibi bintu kubera ko ari umwanzi wabiteguye ntabwo bizagerwaho, kuko ibi bintu byose birarwanya Imana. N'iyi ndangamuntu ubwayo nayo irarwanya Imana, ntabwo ifite umugisha uva ku Uwiteka. Ni no mpamvu igiye kubamo agahato, igitugu, kurenganya abantu no kubica mu isi ngo nuko batayifite. None si Imana ni y'igitugu, ni y'agahato se? Imana ni y'umudendezo. Aleluya. Partnership for the girls, guhuza isi cyangwa se kubumbira isi hamwe. Icyo nicyo kigamijwe binyuze mu ndangamuntu y'ikoranabuhanga, digital ID. Uburyo ihuza na digital ID. SDGs 16:9 ivuga ko buri muntu agomba kugira ID cyangwa se indangamuntu irambye, legal identity, mbere ya 2030. Bivuze ngo buri muntu wese nk'uko babiteganya, uretse ko imigambi yabo atariyo y'Imana, bishobora no kugira agati bigashwanyuka nk'uko umunara w'i Babeli washwanyutse, kandi niko bizagenda. N'inkingo za COVID-19 bari bihaye ko nta numwe uzasigara, ariko Imana ishimwe kuko barahari n'abahamya. Uwiteka abishimirwe. Ibi bivuze ko digital ID cyangwa se indangamuntu y'ikoranabuhanga ari ingenzi cyane mu kugera kuri agenda ya 2030. Agenda 2030, mwibuke yuko ikiri kuyisunika cyangwa kirimo kuyiteza imbere ni indangamuntu y'ikoranabuhanga. The Great Reset, impinduka zikomeye, yatangajwe na Klaus Schwab, umuyobozi wa World Economic Forum WEF muri 2020. Iharanira guhindura isi. World Economic Forum iraharanira guhindura isi gahinduka rwose, isi kabashya nkuko babyifuza, ariko isi gana mwirimbukiro. Igihe cyose Satani akora iki Imana yakoze, arigana. Imana irashaka kwimurira abana bayo mu isi nshya, none na Satani nawe arashaka gushyira abana be mu isi nshya yabateguriye yo kubarimburiramo. Hepfo baravuga ngo mu bukungu, green economy, stakeholders, capitalism, mu mibereho, inclusion, fairness, mu ikoranabuhanga, AI cyangwa se artificial intelligence, surveillance, kugenzura, na digital ID. Ibi nibyo bizatuma the Great Reset ishoboka. Yubakiye ku gitekerezo kigira kiti, you will own nothing and will be happy. Uzaba ntacyo utunze kandi wishimye.
uzaba ntacyo utunze kandi wishimye. Tekereza kabiri kubaho udafite na kimwe kandi wishimye. Ese ubwo uzaba uri umuntu cyangwa uzaba uri robo? Nta kintu uzaba utunze ariko uzaba wishimye. Gute? Reka twikomereze. Ibisobanuro: abantu bazaba bafite byose binyuze muri system ya rusange, Little society, ariko nta burenganzira bwo kugira ibintu byabo bwite. Umva uburyo abantu bagiye kuba abacakara ku rwego ruteye ubwoba. Bavuga yuko n'amateka niko bigaragaza mu myaka yashize abantu bavanywe muri Afurika bajyanwa muri Amerika batwawe n'abanyaburayi kugirwa abacakara. Ubu rero noneho bagiye kugirwa abacakara binyuze mu ikoranabuhanga. Ntawugura ntawugurisha kereka yeme system imwe ku isi, imwe iyobowe n'umuntu umwe ariwe papa cyangwa se system y'ubupapa. Hepfo Bibiliya ivuga iki cyangwa se abakristo babyitwaremo bate? Abakristo benshi babihuza n'ubuhanuzi buvugwa mu Byahishuwe 13 ahavuga umubare 666. Itera bose aboroheje n'abakomeye, n'abatunzi n'abakene, n'abo mudendezo, n'abimbata, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Ibyahishuwe 13 umurongo wa 16 kugera 17. Murumva iyi ndangamuntu mu by'ukuri idatandukanye n'izo twari dufite. Izo twari dufite wabaguta nayifite ukajya mu isoko ugahaha, ukajya muri shop cyangwa muri boutique bakaguha ibyo kurya ukabishyura amafaranga kuko wabaguye afite mu ntoki. Ariko yeyo ntabwo bizakunda. Izabihuje n'ifaranga. Ifaranga rya cashless ridafatika. None murumva iyi ndangamuntu idatandukanye niyo twari dufite koko. Kandi indangamuntu iri mu buryo butatu: ikarita, token cyangwa se umubare. Ufite kimwe muri byo uzahabwa serivisi wifuza. Birababaje ko abantu bize ibi bintu ariko bikaba bibasohoreyeho babireba n'amaso yabo bakanuye gusa, ariko twategewe ku gifu nta kundi. Bimwe mu bigaragara muri icyo gice: ubukungu bushingiye ku gukurikiranwa, nta digital ID, nta ndangamuntu ikoranabuhanga, nta kugura, nta digital ID, nta kugurisha. Nta ndangamuntu ikoranabuhanga, nta kugura, nta ndangamuntu ikoranabuhanga, nta kugurisha. Nta ndangamuntu ikoranabuhanga, nta serivisi. Nta ndangamuntu ikoranabuhanga, nta ngendo mu modoka, nta kindi kintu uzabura icyo muri iyi si. Mbese uzaburi, sinzi uko nabivuga, ariko Imana izabikubona kandi izazi kwitaho. Humura. Kugenzura abantu bose mu buryo bw'ikoranabuhanga nicyo igamije. Kuvana abantu mu buryo busanzwe bwo kwihitiramo, byose bigomba kunyura muri systeme imwe. Amahitamo y'abantu yarangiye. Amahitamo y'abantu arimo ararangira, nshuti zanjye. Nubwo ibingibi dushobora kubivuga ngo ni babasazi, n'umusazi arasara akagwa ku ijambo nta kibazo.
aho digital ID ihuza na 666, aho digital ID cyangwa se indangamuntu y'ikoranabuhanga ihuza na 666. Digital ID, indangamuntu y'ikoranabuhanga, ihwanye na biometric data, bigahwana na connection to wallet, bank, health, ihuzwa n'ubuzima, igahuzwa na bank, igahuzwa n'ikofi rwose, hanyuma igahuzwa no kugufata ibimenyetso ndangamiterere, harimo imboni yawe, dore ko ari nayo ishakwa cyane kurenza ibindi kuko ifite amakuru bakeneye. Ikoreshwa mu kugenzura ibyo umuntu agura cyangwa serivisi zindi ahabwa. Ubwo no kugurisha birajyana. Iyo habayeho cashless society, umuntu ntaba yemerewe kugira ubwisanzure bwo kugura atanyuze muri iyo system. System yarubatswe kandi irakomeye, uretse ko idakomeye kurusha Imana. Impungenge zihari rero zikomeye. Hari ingaruka zishoboka. Digital ID cyangwa se indangamuntu y'ikoranabuhanga izifashishwa mu kugenzura ubuzima bwose bw'umuntu. Surveillance, cashless economy, kubuza umuntu uburenganzira bwo kugura no kugurisha hatabayeho uburenganzira bwatanzwe na system. Mbese abantu bagiye gukoreshwa na system rwose. Unyumve neza, nta muntu n'umwe nigeze mbuza kuyifata. Ni uburenganzira bwawe, ni amahitamo yawe, kuko ndamutse nitambitse mu mahitamo yawe ntaho naba ntaniye naba ngaba bateguye ibi bintu. Global governance, kunyaga ibihugu ubwigenge ndetse n'ubwisanzure bigakorera muri system imwe mpuzamahanga. Nta bwigenge bwa za leta, bya bitabo n'amategeko shinga yose y'ibihugu yahinduwe ubusa. Ubu abantu bagiye kubaho mu bucakara. Vaccines passports, izi ndangamuntu zizaba zihuje na passport y'inkingo. AI control, kugenzurwa n'ubwenge bw'ubukorano, kwagura uburyo bwo kumenya aho umuntu ari, icyo akora, ibyo avuga, mbese kumugenzura wese. None nshuti yanjye, nyuma y'ibi byose urahitamo iki? Uwiteka akumurikire. Reka dukomeze ntibirarangira. Umusozo. Ibyanditswe byera Bibiliya ihamya ko hari igihe kizagera isi yose igategekwa n'ubutegetsi bw'umuntu umwe, Antikristo. Icyo gihe rero tukirimo, twamaze kukigeramo nshuti zanjye. Antikristo, ubupapa, arimo arakora ku rwego ruteye ubwoba, ku rwego rubabaje. Arimo aragira abantu abaretwa kugeza ubwo abantu bagiye kwisanga imbabazi zarangiye batakibasha no kunyeganyega. Uruhande bafashe ari urwo, ari ukurimbuka cyangwa bagakira. Uzategeka ibintu byose mu buryo bumeze nka one world order. One world order, ubutegetsi bumwe bw'isi. Ibyahishuwe igice cya 13 ndetse na Daniel igice cya 7 bihamya ko abizeye Imana bazahagarara ku kuri, ntibazemera igitugu cyangwa se igitutu cya systeme irwanya Imana niyo byabazanira gutotezwa no kurenganywa. Dore inama sorejeho. Jushishoza cyangwa ugira amakenga ku mishinga ya modernization ya digital ID y'indangamuntu y'ikoranabuhanga. Indangamuntu y'ikoranabuhanga
cyangwa cashless system, kuba udafite amafaranga mu ntoki afatika. Ibyo byose jya ubigirira amakenga. Itegure mu buryo bw'iby'umwuka, kuko iyi si iri mu gihe cyo gutegura ikiswe beast system, systeme y'inyamaswa ariyo bupapa. Shyira kwizera kwawe kuri Kristo, kuko ari we uha umuntu umutekano nyawo, si systeme y'umuntu. Soma Bibiliya cyane cyane ibyahishuwe na Danieli, umenya aho isi yerekeza. Suruse z'ibi bintu nzazishyira muri description y'iyi video cyangwa se iki cyigisho, uzabishaka azabireba. Uwiteka abane nawe kandi abane nanjye, ankomeze nawe agukomeze, atwigishe. Ndabisubiramo, ni amahitamo yawe, ni uburenganzira bwawe kujya mu ruhande rw'Imana cyangwa mu kujya mu ruhande rwa system y'umuntu, ukayoboka papa na Satani bikarangira urimbutse, ukayoboka Imana na Yesu Kristo bikarangira ubonye ubugingo buhoraho. Nkwifurije kuyoboka Imana na Kristo maze uzabona ubugingo buhoraho. Nibyo nsabye nisabira nawe mbigusabira mu izina rya Yesu. Dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, Imana ikomeye nanone, uri umukozi w'umuhanga, uratangaje cyane kuba utumeneye amabanga y'ubwiru bw'ibirimo birabera mu isi n'ibyenda kuhabera. Ukomeze utwiteho, uduhishe mu mababa yawe ubwo umugara uteye, uturinde kwivovota mu izina rya Yesu Kristo.